Murakaza neza kumenya CCTV akanya muri kumwe na Francis nk'uko bisanzwe. Reka rero turebere hamwe iriya kandi kantu k'ubwenge tugiye kureba uko WhatsApp yaba yahinduwe, ujya ukoresha WhatsApp ku mashini yawe cyangwa ukafata telefone yawe ukayihuza na mashini. Reka turebe rero ko ikintu cyahindutse bakoze kuri WhatsApp bagahindura kugira ngo babashe kujya WhatsApp ibashe kuba kuyimprovingamo. Ubabona akantu bahinde muri WhatsApp ko twajya twaploadinga cyangwa tuzamura ibintu ku mashini tubishyira tubikuye kuri WhatsApp cyangwa tubikuje kuri WhatsApp tubishyira ku mashini. Ibyo byose ni ugiye kureba ese ni gute wabare usanzwe uzi kuza mashini telefone yawe. Reka twimure WhatsApp yacu kuri mashini tubyimura tujya muri browser nk'uko bisanzwe. Hejuru tukandikamo web WhatsApp, ukinjira kuri WhatsApp yawe nk'uko bisanzwe. Ufite network winjiraho urajya kuri WhatsApp web WhatsApp, ubundi wifungure WhatsApp yawe. Nimba wari usanzwe ukoresha ku mashini ya WhatsApp urahita winjiraho nta kibazo. Nimba utari usanzwe iriho urakonekitinga. Inzira zo gukonekitinga twarazibabwiye uburyo bakonekitinga na WhatsApp. Icyo tugiye kureba hano rero ni kimwe, ni ukurebera hamwe ibi impinduka zabaye kuri WhatsApp iyo uyimuye kuri mashini ubigenda bite. Reka turebe ubwo kuri WhatsApp yanjye urabona ko nifunguye ninjye kuri WhatsApp yanjye ndeba amakuru mbamo naya muri kureba, ariko hari akandi kantu k'ubwenge kahindutse. Iyo ngiye kwandikira nk'umuntu, urugero iyo kwandikira nk'umuntu yenda 07225557 kwandikira nk'umuntu yenda rero guchatinga. Urabona ko hano hasi kuri nimero hano hari akantu amantuza twajya amamoji yo nta cyahindutse cyane. Urabona ko ziba zihari zo urazishyiraho nta kibazo. Ahubwo akantu kahindutse kandi hari aka kantu kagakuteranya. Urabona mfunze aka emoji nagafunga gasigara na kano n'akaguteranya. Aho guteranya akanditseho attach, ubundi si uko nguko kari kasanzwe kameze. Aka ka attach hano no kwandika message cyo kwandika ngo hello. Nyuma kwandika hello nangiza nkaza hano kuri attach ngiye kumwohereza ikintu ngiye kwa uploadinga gukuraho. Ngiye kirikaho gutyo no kwakamenyeza gutagahinduka. None babyuruganje muri buryo amafoto na video zagibanza kandi mu gihe imbere byari biri hano hasi. None nibishaka gukora ifungura kamera ya telefone cyangwa mashini ngaha. Nimba ushaka kumuhereza contact ngiyi gusharinga contact z'umuntu windikeho bone contact zanjye bite nkuru umuntu runaka shaka kumwohereza. Yenda hano uyu ni urugero ni groupe cyangwa ni umuntu niyo nshaka kumwohereza. Iyo niyo nshaka kumwohereza ngira gutya nyite nyimwohereza. Urahita ubona ko yahita urabona ko ndahita ngiye kumwohereza. Niba ngiye kumwohereza abantu babiri ishatse ndahita mwohereza abantu babiri. Abantu ngo za contact ziwe urabona ko zino ndahita mbareba abantu mbohereje natandira ni abantu babiri. Niba ngo mwohereje contact ni kuvuga ko forwardinga contact z'ubantu. Urabona ko byahise byoroha. Ni ukujya hano gaklikano ukaza kuri contact ugahita umwohereza. Atari ngombwa mbere kwajya dusharinga contact y'umuntu duciye hejuru hano ko tukanza kujya kuri contact yiwe tukaje gusharinga. Ikindi ni stickers, sticker ukaza ukayishaka mu mutima zayo ugahita umwohereza umuntu. Ni uburyo bwagiye buhinduka urebe cyane. Ikindi cyahindutse cyane nanjye kwerekana organization uko twatubagira twaganisha uko nguko. Ikindi cyahindutse urabona ko document kumwohereza naza nakirikano hano hejuru niki kwa uploadinga ifoto nkakura ifoto nkayimwohereza nshaka bitewe n'icyo nshaka kwerekana ngakura ifoto gutya nkagira upload. Okay, irahitizaho ngiye send nkuko twajya tugira. Nuvuga ngo kana kantu kakamenyetso naga ariko kajya kaba kariho hajya kaba ariho akantu kakatashi kaka simbole gahinyi. Niyo muri groupe rero mukohereza ikintu muri groupe niko bigenda. Hari akandi kantu k'ubwenge nabonyemo akantu bita ngo quick reply. Ingeka kuri quick reply ifata ibiri settings ya machine yanjye ihita mbimwohereza. Quick reply no ngo uhita usubiza byihuse. Quick reply ugahita usubiza hano ukaba wasetinzemo amagambo uza kubona
muri system wahitamo aya nayo muri system. Uvuga ngo nibyo na setinzemo nizajya ishaka guhita gusubiza icyo ngo thank you for your business, we look forward, ngakliga kuri send bigahita bigenda. Aka kantu nako n'ubwenge bagiye bongeramo, urahita ubona ko bakongeyemo. Shaka rero kuba message nayo mwohereje nka wati na nibeshye ariko iyo nyicicamo umurongo tuzi ko itaramara igihe kinini uza hano kaza kuri etiki ukagira edit ya message wari woherereje ukaba wahindura ukandikamo ibindi bintu byiza muri bari wari wibeshye. Thank you inda ni amagambo nshaka kumubwira bagira gutya urabona ko message mitansa n'ueditinze mitehinduka mu buryo bworoshye cyane. Ubu ni utuntu tw'ubwenge WhatsApp yongeyemo bavuga ko batubona cyane ukoresha imashini bigaragara cyane ariko na telefone uzahita ubona ko biremewe. Ufite telefone naho wakwinjiramo ukareba utu tuntu bagiye bongeramo kukandikira umuntu kuri akamenyetso guteranya hari akatashe n'ukanditse kaza batworganiza muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo organization ubundi twinshi twari duhari ariko hari n'utundi bagiye bongeramo nk'iporo hari iyi catalogue nayo nyinshi zimwe zihari hari ifoto na video kohereza umuntu ifoto na video kazano gufungura kamera telefone yawe contact n'ibi byari bihari na document ariko byari byorganije mu buryo bw'akavuyo. Contact yo ntiyari nahari kuyisendinga ucisha hano wajya guca hehe ukabanda ukajya gusharinga umuntu hejuru banje kwinjira kuri identification ziyo nk'uko hano umara kugera hano ukaba ariho wabashaka kujya gute kuba washaringa i-contact yiwe niho byabaga biri ariko ngubu none byoroshye wabikira hehe wabisendinga ukoresheje uburiya buryo nakweretse bwo kujya ku muntu ugiye kumwandikira ugahita umuhereza ukura muri contact zawe ugahita umwereka nimero ushaka kumuha. Murakoze murakarama mukomeze gukora share comment na subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo tubashe kunguka utundi tw'ubwenge tugenda duhindagurika mu ikoranabuhanga. Twabibutsa ko twari kuri kwiga uburyo WhatsApp yacu ikoramo uburyo uploading ikintu cyangwa uburyo sending ikintu uburyo bwashyizemo bushyashya bwari butari busanzwe bukoreshwa muri WhatsApp. Murakoze murakarama ngubwe neza.